Landlord abaraje agusangiyemo umuhungu wanjye Patrick uwo bise Kabyindi. Landlord yasanye ikintu bita kinubi ipima ibiro 25 yaturutse nk'ari yayizunguza kinubi yaje ayizunguriza hariya muri gate. Umuhungu wanjye Patrick yaciye mu muryango w'inyuma yakinnye biroko. Patrick amakuru mfite yacuncumutse hariya bamusanze mu yisanze mu gishanga handi hasi. Tutabeshe igishanga yavuze Taifa Burino. Wenda ibyo kubona akazi biranze nago wize no kuvuga icyongereza ngo biragoye wivugira igifefe ko ni giswahili. Ni ibintu byumvikana. Mucambuzi wewe. Uradondosha rwose. Amakuru ya siporo uri muntu bayavugaga neza. Uri mu banyamakuru nemera cyane. Nubwo wenda waje kuvuga ko wenda wajya guhisha inyuma y'umugongo wa Regis na Sam Karenzi nta kibazo. Birashoboka ko wakisha inyuma y'umugongo w'umuntu ukaza kubikora. Ariko se mwabantu mwe igishanga hano kirihe? Ntango bigeze hano Taifa Burino urabyibuka ubushize waje hano werwe nyuma y'urugi Taifa urabyibuka wabuze umuntu ugufungurira urabyibuka utazi ko hano bakora basona Taifa urabyibuka wowe Burino Taifa ubyibuke muhungu wanjye Karisa ubyibuke icyo gihe baraje ukajya ukomanga hano ntago umuntu mu gikari yakumva kano nicyo kintu kamaze urimo radondosha iki twagiye yitwa ngo cya mashini gaming urumva ngewe kuntu ahantu bize batandukana n'abatarizi icyo utazi urabaza yego hari mashini yitwa gaming hano mu Rwanda nta muntu n'umwe uyifite ni imashini igura 12 n'amafaranga 700 y'amadolari yageze muri 12 mpamvu bavuga amadolari hano ngo abahanzi bafite impano ni hano bari coding indirimbo injiramo ngo urano ukuntu bimeze reba hano ni studio y'abahanzi bafite impano dufite promotion turimo twayishyizeho twaganyije 30% ku manzi ushaka gukora indirimbo ibintu byose biri ku murongo dore igikoresho papa ibi ngibi utazajya ubireba wenda ngo ugire ngo ni ibintu by'ibitirano abantu bazi nimero zawe mipango barazizi rebaho hano umuntu witwa Taifa ashobora kugenda akavuga ngo ariko uyu musore nawe mbaze mubereke ugira hino mujene muzi neza n'amahoro uyu musore nawe numwe mu basore bazi kuvuga yego wenda nawe ubumenye si bwinshi. Kasuku Media TV. The home of reality. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane aho mwamudukurikiye muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Nitwa Patrick the Entertainer. Ni Kasuku Media TV tugarutse makuru abagiye atandukanye bamaze iminsi nahari bitewe nuko amasomo bari menshi. Kwandika igitabo n'ibiki na radio ibintu byariyongereye umwanya ukagenda uburamo ariko mbamari bantu badukunda abantu badukurikiye mbamari kabisa mbamari ibintu byose nimo mbikurikirana ariko umuhungu witwa Taifa yanengushye atumye mva mu ishuri nzi gitaraganya ngira ngo ngenera umuvandimwe Taifa Burino wanengushye ibintu byari ibanga nari mbibitse igihe naranze kubivuga Taifa wihangane wakosheje wabeshye ubundi byatangiye ari ukubeshya ndakwihorera ko wari wabipanze na wa mipango ariko byaje kurangira urengereye tangira no kuzanamo ukuntu ngo basoye umuntu mu by'ukuri ndaje ngutembereze ino office ya Kasuku Media ngo ujyane muri studio zose ngwereke imashini zose ngwereke kamera zose zihari na studio y'umuziki irahari nyikwereke ariko ni nabyo turi buhereho Taifa Burino Karisa urabyibuka neza tugiye ngira ngo byari kuwa kane ngira ngo niba atari kuwa gatatu byari kuwa kane ndabyibuka yari mu kwezi kwa 11 gutyo ko twicarenge ngo hari hafi arano abantu bahaze abicyokezo hafi bari ndi kumwe na Jay twari tumaze kurya gafi umugabo witwa Rujama Phones shop yari yatuguriye mu mujyi ni yakorera acuruza ama iPhone meza cyane agezweho 0788723454 Rujama Phones shop acuruza ama iPhone meza cyane agezweho ka free zone mu mujyi icyo gihe twari tumaze kurya ifi yari yatuguriye Rujama tunamusuze cyane abantu banyarukireyo promotion iracyarimo abantu bagiye kugura ama iPhone meza cyane agezweho hari na Samsung nziza cyane zigezweho nka 25 Ultra n'andi wayisangira hari ariko si ibyo narinze kuvuga ahubwo ndashaka kubwira ukuntu ibintu bya Skizo n'umuntu witwa Taifa byatangiye umuntu witwa Taifa abaga muri Ohio niba atari Dayton icyo gihe byari maze kuba nka saa 12:47 ngira niba nibuka neza ahamagara Kasuku
abandi guhamagara Kasuku muvandimwe bimeze biti, yahamagaye nka rimwe niyitaba, hamagara bwa kabiri ko bwa mbere yahamagaye turi mu kiganiro, bwa kabiri aramwitaba turagisoje, aramwitaba baravugana, mipango ubuzima bwanze muri Amerika ibintu birakomeye. Kasuku ati se bimeze bite? Ati wapi byanze pe, nabuze akazi niki. Kasuku abamurangiye ahantu yari kubona akazi, ari umushuti we wakoraga ahantu mu ruganda rwo guharura amafi, ntabwo ariko hari akanya yaza akakora. Tayifata se ko nzi igiswahili n'igifefeko gusa, urabizi amashuri yanjye ni makeya, muri Amerika igiswahili n'igikora, igifefeko n'igikora, ndabigenza gute, ndabaho gute? Ambwira ati se urabigenza ute ku igiswahili n'igifefeko muri Amerika bidakora kandi ko ari zo ndimi ose? Ariko hari umuvandimwe wanjye ukora ahantu mu yuhumyo, yagusemurira wenda ukabura iyo usunika iminsi. Kasuku aramubwira ati se Kasuku niyo mpaye igitekerezo cyo gukora YouTube. Aramubwira ati nyamara YouTube wayikora ugakuramo amafaranga, ugakuramo amafaranga. Tayifata se buriya nubwo mbona nakora siye content. Kasuku ati wakora ibintu by'imipira nabonye ubizi. Taifa Bruno ati se wa muntu ugira ngo bo yuretse wenda ko nagiye mura ngira amahirwe ngakora n'abanyamakuru b'abasinia bari mu witwa Regis wagendaga nsunika nkazamukira mu Kigali, ati buriya ko iby'imipira ari byo narinzi, ugira ngo YouTube nzayishobora? Ati nagiye nkora na Regis, nkora na Samu Karenzi, bagenda bamfasha, sinzi ko YouTube nayishobora. Abaramubwiye ati reka nkwereke, wowe tangira umvugaho birakunda, ndaza gukomeza nze mbanze mbatembereze, turaza guhera ku muhanda. Taifa wabeshya abantu, nibyari nko ku ibintu mbivuga, urabizi ubuzima bwari bukomeye, muhungu akoresha ibyitwa zera kohereza amafaranga, ari amadolari wavuze mu kiganiro ngo wohereje Kasuku niwe yayahaye, nk'ibyo nibyari nko bakora nabivuga. Utangira kujya uhimba ibintu ubeshya abantu ngo wakoraga mu ruganda rwa Amazon. Ibyo ngibyo ndabyumva nk'umuntu nzi ikibazo cyawe nzi kutize, ndavuga ibyo byose uruganda rwa Amazon ntago rubaho, ariko wenda ntago azi kubitandukanya. Ndabyuka icyo gihe twari mu kiganiro niba ari n'uwitwa na Semuhungu, badusubyuka na Semuhungu na Kasuku, icyo gihe twabajije Wikipedia tubaza ngo Amazon ni uruganda cyangwa si uruganda. Wikipedia abantu bakurikiranye icyo kiganiro muri bigo kwitwa Semuhungu rwose we yatembagaye cyane, umukobwa wanyu tumusuhuze cyane, icyo gihe yaratembagaye, ariko wambabaje. Reba ugeze gutya usize agakara mu kanjye nanikundira bita Patrick, wanabatije n'izina ngo ni Kabyindi, uramwica mu mutwe, ufata umwana nk'uriya w'umujene umwita Kabyindi. Kabyindi cyari ikiganiro, niko ikiganiro cyitwaga, nyibutse nyuma ko show yitwaga Kabyindi, ntago ari njye wabyitwaga. Urumva wenda ndaza kugenda nkukosoramo gake gake bitewe nuko amashuri wenda bari make, sinabikurenganyiriza, ushobora kubona utazi gutandukanya wenda umutwe wa show kuntu yitwa nanjye uyu biratandukanye. Nyuma twaje no kuyihindura tuyita inkuru zo mu bamotari, ibyo nabyo murabyibuka siyo ngiye kugarukamo. Nawe akemera Patrick, rero ndi hafi kuza i Kigali, ndashaka ko tuzicarana ngakugira inama. Ibyo ngibyo kuza rero nabinganirijeho, agiye kuza ko ari nyine ubuzima bukomeje kwanga, ni YouTube arimo gucungira aho ngo namubwiye ni se akujya ugomeza ugume mu bukode, ukomeza ukodesha inzu muri Amerika nakazi ufite, nubundi ko kwa YouTube waje Kigali ukakora YouTube hano ko hari kamera, nje ngagutembereza hano muri kamera ukareba, hano hari kamera 43, hano waza bagutiza kamera, hari office, hari ibyuma bingaye byo kwitingiramo, urumva hari studio hano wakuramo n'ibyegeranyo byose biri ku murongo biratunganye, nta kibazo na kimwe gihari. Rero wenda ko wagiye kugaruka byo nicyo kintu cyo kuravuza, agiye kugaruka bitewe nuko nakazi afite muri Amerika kandi YouTube ninaha yayihakorera, kuba agiye kugaruka byagiye kugaruka. Uracyari umwana wijya muri ibyo ngo Kabyindi ni ibiki? Ubwo rero Gasuka bari yatishyuye inzu. Hano tugiye guhera ku irembo, abantu bazahanuka Kasuku Media ikorera, niba muhaza iyi hano ni ahantu tumaze imyaka, uyu nguyu ni wa gatatu turimo, hishyurwa umwaka ntabwo hishyurwa ukwezi. Nk'ubu ngubu kwanga umwaka warishyuwe uzarangira mu kwezi kwa 11 nibwo umwaka uzarangira wishyuwe hano. Urabeshya, mwumva ukuntu yabeshye Taifa. Ubwo rero Gasuka bari yatishyuye inzu. Hano ni muhazi, nitwakoreye imyaka n'imyaka. Tugiye guhera kuri gate,
tuza twinjire mbatembereze muri office hose. Inzu atayishyuye landlord baraje agusangiyemo umuhungu wanjye Patrick uwo bise Kabyindi. Landlord yasanye ikintu bita kinubi ipima ibiro 25 yaturutse nk'ari yayizunguza. Kinubi yaje ayizunguriza hariya muri gate. Umuhungu wanjye Patrick yaciye mu muryango w'inyuma yakinnye biroko. Patrick amakuru mfite yacuncumutse hariya bamusanze mu umva yisanze mu gishanga handi hasi. Umva Taifa nawe ibintu bigira urwenya cyane agakabya. Nyamirambo munsi yo kuri tapi yabikeye gishanga koko. Rimwe na rimwe wenda ushobora wenda kubutarize ngo be wabona amerekezo y'ahantu bimenye ibyo birumvikana, ariko se koko nawe koko ubizi Taifa mbere kujya muri Amerika waje kurya umuceri hano n'abandi bandi ibyo bintu urabyibuka ko waje kurya umuceri hano hantu habigishanga koko. Taifa Bruno Kalisa umunyamakuru nemeraga cyane wanengushye watumye mvuga ibintu bitari ngombwa za Nyabarongo ari mu gikari icyo bita igisheke. Ibyo byose arazira iki? Arazira uwo bita Gasuku wa Mipango kuko yasize atishyuye inzu yari arimo amezi 3. Landlord rero umuntu nawe urya icyuma yazanye kinubi. Ndakubwira ngo umwana wampaye iyo nkuru yazanye kinubi y'ibiro 25 agenda yizunguza yigira gutya. Umuhungu wa Patrick dore kari na supure. Taifa wapanze gukora prank na Kasuku mwisabira ko yakuvugaho bite nuko utari ufite ibyo kuvuga. Murabipanga mutangira no kubikora ariko watangiye noneho kujya ubeshya n'ubukode ko Brando fata kamera tugiye guhera ku muhanda hariya. Ibindi bintu ndongera kubivuga maze kubatembereza iyo office. Abantu barahazi hano hantu twakoreye imyaka n'imyaka. Murahazi iyi background yanyu mwe murayibona. Tugiye kujya ku irembo hose. Ndashaka ko rimwe na rimwe muzajye muva mu Kigali. YouTube uko yitangiye urabizi. Mu kwezi kwa 12 ku itariki nka 10 na zingahe n'ebyiri wahamagaye Kasuku. Tujye ntago twari hano twagiye ahantu mu Gatenga because twaramusani twagiye kureba mu Gatenga. Uramubwira uti warakoze kumfasha nabikuje 2700. Wari uhari? Ibyo bintu nari maro bivuga. Uti nabikuje 2700 warakoze urumubyeyi. YouTube imbeshe hano muri Amerika. Tene uko utari ko tujye kuduhere kwiremo. Duhere kwiremo kuko rimwe na rimwe abantu bajya babeshya. Ndashaka ko muzaye mumenye ukuri. Bibiliya ni ibimbwira neza cyane irambwira ngo muzamenye ukuri niko kuzaba bato. Taifa wabeshye muvandimwe n'ubundi byatangiye mubeshya abanyarwanda ko ngo arakira umupfa na Kasuku nakira umupfa byari pranka. Wamusabye ko yagufasha kuzamura agacano arabikora ubikuza 2700 n'amafaranga menshi kugeza naho ngugira inama Taifa ngo se Taifa Bruno kuri nakazi ufite muri Amerika kureba ubukode bwawo kureba ibintu byinshi byane basaba accommodation yaho kubona igoye waje ugakora YouTube Kigali waje none se mwabantu iyi background ni muyizi nago muzi ibiganiro nakoze nawo Mipango twicaye hanga ni mubyibuka neza ko se mwoka byara mwe mwabantu mwe oya banzu muri kano muri Cash Power. Uyu munsi turi ku itariki zingahe? Uyu munsi turi ku itariki 19 harimo inite 300 na izo wundi ni inite tubona ku kigo nderabuzima cyangwa se ku masantere de santé atandukanye. Izi ntago ari inite zo muri office y'umuntu ariko se mwabantu mwe nutargira kwavu kwemera korozi uzanyere ku rugo rufite inite 300 ubundi abari inite 800 hari tugeze ku itariki 19 ubwo hashize iminsi 10 n'ingahe. None se mwabantu mwe iyi sigate uyu si umuhanda tutabeshe igishanga yavuze Taifa Bruno. Wenda ibyo kubona akazi biranze nago wize no kuvuga icyongereza ngo biragoye wivugira igifefe ko ni giswahili ni ibintu byumvikana. Mucambuzi wewe uradondosha rwose amakuru ya siporo uri muntu bayavugaga neza uri mu banyamakuru nemera cyane. Nubwo wenda waje kuvuga ko wenda wajya guhisha inyuma y'umugongo wa Regis na Sam Karenzi nta kibazo birashoboka ko wakisha inyuma y'umugongo w'umuntu ukaza kubikora ariko se mwabantu mwe igishanga hano kirihe? Hano hantu igishanga kirihe? Iyi no office nini ngiye kubatembereza ikodeshwa inote y'ibihumbi 985 ku kwezi ni amafaranga yishyurwa hano n'umuriro w'ibihumbi 500. Ni office ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nari nibereye mu ishuri ariko Taifa wamemukiye cyane ndavuga nereka nze mbwira abanyarwanda ukuri
bave mu rujijo. Igihe kirageze ko mureka gukomeza kubeshya abantu. Igihe kirageze, reba agakweto mba nambaye sha, nongo mba naje kuri office, reba agakweto hano marateze, reba agatebezo mba mpagaze hano. Papa, hano na hano tugiye kuri naho tugiye ikintu cyo kurya, tugiye kwinjira muri office. Hano hari studio ebyiri zikorerwamo editing, hari imashini hano ya mbere. Nongo bigeze hano Taifa Bruno, urabyibuka ubushize waje hano wirirwa nyuma y'urugi. Taifa urabyibuka, wabuze umuntu ugufungurira, urabyibuka, utazi ko hano bakora basona. Taifa urabyibuka wowe Bruno, Taifa ubyibuke muhungu wanjye Kalisa, ubyibuke. Icyo gihe waraje ukajya ukomanga hano ntago umuntu mu gikari yakumva. Kano nicyo kintu kamaze. Urimo uradondosha, wowe dondosha iki? Twagiye turinjira muri office hano, murahazi, musanzwe muhazi. Iyi office imaze imyaka 3 ikora. Tugiye guhera muri editing room, hari editing room ebyiri. Uyu muriro nyamuneka wongere Brandon ukamereho. Ubundi hari minute 800. Hano n'ukwango hari imashini yitwa ngo cya mashini gaming. Urumva ngewe kuntu ahantu bize batandukana n'abatarizi, icyo utazi urabaza. Yego, hari imashini yitwa gaming hano mu Rwanda, nta muntu n'umwe uyifite. Ni imashini igura 12 n'amafaranga 700 y'amadolari. Yongeze muri 12 mpamvu bavuga amadolari. Taifa Bruno wamimukiye cyane. Iyo mashini hano ngira ngo murahazi. Tayari umuntu uko kiryo kurikiraho ugiye kubiriza muri office noneho mbatembereza. Urumva? Mbatembereza. Ukinjira direct, ukinjira uhita uhura na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Niyo foto twadufite ya mbere. Izi ni rero n'ubango zino nebe kuno bimeze. Hano na hano hano urumva, aha na hano abatumirwa. Umva y'umutumirwa ahageze, ari gihe wenda ashobora kuza agasanga turimo gukoresha undi muntu hanze, uraza ukaba wicaye hano. Siko bimeze? Rango iyi ngiyi ni internet. Iyi ni internet ngurimo kubibona. Tugiye guhera hano hirya gatoya. Iyi ni studio ya mbere ibamo imashini yitwa gaming, igura 12 n'amafaranga 800 y'amadolari ya Amerika. Ubwo nubishyira mu Nyarwanda biragusaba kwifashisha calculator kuko byakugora kuba ibintu wabiteranya mu mutwe wawe. Idolari abantu bazaho rigeze barahaza. Urumva? Video and Films Production Studio. Nango ni ibintu hano biba biri ku murongo biteguye neza cyane, taza kujya ni ibintu biri aho ngaho byajya burani. Turinjira mu byukuri Taifa Bruno kubeshya abantu ngo barabimuye. Dore ngizi machine, izi si machine. Uriya musore bamwita Ken, niwe editing, ni umwedita wa mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niwe bibikora abizobereye cyane. Reba intebe, ziri intebe hano hicara uwitwa Brandon urimo kumfata iyi video, hano yicara uwitwa director Eriksen. Buri wese afite imashini ye, nta bintu byo kuvuga ngo banza ngo exporting egwe. Urumva, iyi ni ya mashini. Ababizi barabizi, nta bintu byinshi tubafite byo gusobanura. Abantu benshi babizi barabizi. Tayifasha no kuzavuga ngo hano ngo wabitiye nshyireho bantu hano Kasuku. Tayivuze simbizi binahimba, ndashaka kubanza kumukubitira ahantu hose. Jya muri dashboard. Urumva? Hano nanyibonye ariko. Yaho hano. Kuko Taifa ajya himba ibintu byinshi. Taifa ujya uhimba ibintu byinshi. 200 by'aba subscribers byuzuye tayari ubu tuvugana. Urumva? Taifa wabeshya abantu. Iyi singiye iyo bayita Kasuku Media. Dore ibihumbi amafaranga y'ino yabereke. Twagiye muri hano haba hari kamera. Mu byukuri ndagira ngubwire ko hano niho hantu hambere mu gihugu cy'u Rwanda. Izi ni kamera papa. Hano hari kamera 43. Utazagira ngo ni ibintu biri aho ngaho byo gufifarika byeke. Ibi byose ni ibikoresho bya Kasuku Media twamutayigusha. Urumva? Ibi byose ni ibikoresho. Taifa Bruno ko abeshya abantu. Uburongera ukora ikiganiro usaba imbabazi uvuga uti nabeshya. Dore ngizi kamera. Bruno Taifa muhungu wanjye. Content wapanze, prank wapanze na mipango kuyishe. Ko ibintu mbineyemo. Twisubire hanze noneho tuje gutangira ikiganiro ngereza. Ngira ngo abanyarwandakazi hano tudushaka gukora ibintu biri ku murongo, nta kintu cyo kubeshya.
urumva ibintu byose biri ku murongo ko rimwe na rimwe hano urukuwa ngo hari abasore bashushanya abo bose babezwa muri Kasuku Media ushaka ifoto zitandukanye zose ngo hano ni ibintu babiri ku murongo byose bimeze neza cyane mu by'ukuri ntabwo birarangira mutaza kugira ngo wenda birarangiye mw'abana umwe hano dufite indi studio ya production nanone banza hano ni muri recording studio hano ngo abahanzi bafite impano Kenny hano ngo abahanzi bafite impano ni hano bari coding indirimbo injiramo ngo urano ukuntu bimeze reba hano ni studio y'abahanzi bafite impano dufite promotion turimo turayishyizeho twaganyije 30% ku muhanzi ushaka gukora indirimbo ibintu byose biri ku murongo dore igikoresho papa ibi ngibi utazajya ubireba wenda ngo ugire ngo ni ibintu by'ibitirano abantu bazi nimero zawe mipango barazizi rebaho hano umuntu witwa Taifa ashobora kugenda akavuga ngo ariko uyu musore nawe maze mubereke ugira hino mujene muzi neza na mahoro uyu musore nawe numwe mu basore bazi kuvuga yego wenda nawe ubumenye si bwinshi ariko numwe mu basore bise naga afite amashuri menshi ariko numwe mu basore bise umeze neza muvandimwe na amahoro uyu musore abayibere kuri channel yitwa Inganzo Media ya miliyo mamo nayo niwe ubugire kura hano abayibere muri studio gake arimo agenda recording utuntu twitwegeranye nawe numwe mu basore babahanga cyane mwanafunza aramubibageza vuba cyane Taifa kubera ko ashobora kuza kuvuga ngo ino studio mwayitiye dore nimero za mipango abazizi barazizi recording studio hinjira wakora gusa Taifa hano urabizi ko haje no hinjira urabyuka ko wahaje ukirwa hanze Taifa hano rwango ni staff restaurant tugiye muri studio ya kabiri twageze muri studio ya kangahe ya kabiri uyu musore bamwita Prince nawe ushobora kuba wenda witwa Prince ariko ntabwo story zanyu zihuye kama kawaida uyu ni umwe mu basore ba mbere hano mu Rwanda bakora ibintu by'amadivayi amapublicity yose uzumva yo wajya kumva kuri za Contact FM za Stiredi ni mwenyewe wayakoraga igikoko ni muzima cyane wana ko nawe bayiteretse akamashini hano arimo agenda recording utuntu tumeze neza cyane iyi ngiyi no kuvuga ngo iyi ni studio ya kabiri hari izindi mashini Taifa watangiye channel ya kabiri agacano ka kabiri watangiye hano habagamo indi mashini barayigutije Taifa byibuke ko Taifa wamemukiye uri umuvandimwe uri inshuti watumye mvuga ibintu nakavuze hano ubundi hari indi mashini hano twayitije Taifa bitewe nuko Taifa yabonye indi mirimo muri Amerika byanze bitewe nuko ntago yize nagaze icyongereza avuga igiswahili n'igifefeko muri Amerika nibikora tumugira inama yo gukora YouTube yaje kudutira imashini hano na kamera mwazibonye uyu musore nawe ni umusore mujya mubona kuri Jesco 250 nawe wenda amashuri si menshi ariko ni umusore uzi kuvuga nawe witwa ngo kimzaza yitwa Mr Muhanzi ndi indahangarwa ndi intore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye cyane nabwe ngo akantu ujya ko kutiga igihe kazamo urumva ko umuntu ntago ari proud y'u Rwanda ari diaspora ariko bavuze muri diaspora ni diaspora kubera igihugu cyakure wagiye muri kiye igihugu cyakure urumva ni Nyabugogo niho ngera nabwe ngo ikintu rimwe na rimwe kutiga biragukurikira ibi ni ibintu mbavuga nabeshya mwabana mubajije igihugu cyakuregeye ngo Nyabugogo hanyuma se kutibuka muri hano abantu uri kwandika kuri website ngo Nyabugogo ni igihugu kugendera Taifa wa mipango nawe ubunengushye bano bahungu barahaye akazi batarize wa mipango ubunengushye uyu musore wicaye hano bamwita Moses arirutse nawe numwe abasore bakora ibyegeranyo arirutse mu by'ukuri tuvugisha ukuri rimwe na rimwe hari gihe wenda n'umuntu avuga ibintu gasanga wenda avuze n'ibintu bitari ngombwa wenda nk'ubu ntabwo byaye ngombwa ko tubereka zino studio ko nimwe muri studio za mbere hano mu gihugu zirimo ibikoresho byose byuzuye umubare hari igihe bitera wenda n'abantu ishyari bari buze kureba kino kiganiro ugasaba bagize ishyari bitewe n'uko hari ibikoresho byinshi harimo kamera 42 nayo babwiye hari undi muntu ubudukurikiranye wenda agikoresha agatelefone hano ni mu rugo feel free waza tukagutiza kamera ugakora iyo bavuga ngo mushinge channel ibikoresho bihari ni ibintu bifite fact kamera mwazibonye Taifa rero Bruno ugiye kuza i Kigali nibyo
ariko buriya biragoye ko wakisha mu murima w'ubunyobwa Taifa. Taifa urabizi hari igihe wajya kumbwira uti byanze kuri radiyo imwe nagiye kuvuga wakoragaho batinze guhemba, wenda nkajya kugura umuceri, nkajya kugura ubugari, wari inshuti yanjye Taifa, n'ubu ngubu uracyari inshuti yanjye. Nuko mavuze nereka ngo witure, burya uko umuntu yatangira kugenda abeshya gake gake, uko utangira kugenda ubeshya rimwe na rimwe n'igihe wabeshya ibigukoraho. Niyo mavuze nereka nkumirire hafi, nangirire hafi, ejo n'ejo bundi utazabeshya ibikujyana amageragere Taifa nshuti yanjye, kugusura hari igihe wenda byagorana. Rero burino umuhungu wanjye komeza witwikire, Kasuku siwe wa mbere afashije, gusa wamuhaye amadolari 500 kuko Taifa ubyibuka usaba icumbi, ubyibuka koko kazi ka mbere wagiyemo ni Jessica wakagwesheje, agukonekise n'umuvandimwe wabagayo kugira ngo ajya gusemurira, kuko igiswahili n'igifefeko muri Amerika nibikora. Nyamuneka murambibutsa ngo buriya gerageza nibura umenye ururimi ruri international rukoreshwa mpuzamahanga. Buri giswahili bajya bavuga ngo ni mpuzamahanga, ariko buri giswahili yurenze iyase cyangwa se East African Community biragorana. Akenshi biragorana buriya yurenze muri iyase ku giswahili, akenshi hari igihe ubutakaye. Ariko buri Icyongereza, Igifaransa ni ndimi zagufasha. Rero kuba wabeshya abantu ngo rwose ngo inzu y'ubukode ngo byararangiye, wabeshye. Dutuye ku muhanda, na hano hazwi, dufite ofisi dukorera hizwi. Ntabwo wakiri gutanga nimero zawe kuri social media uri umuteka mutwe, ntabwo bishoboka. Udafite ahantu barizwa, it can't work, ntabwo bishoboka. Taifa rero Bruno ahantu wibereye aho ngaho mu icumbi, so urabeshya ukabeshya n'ibintu biri aho ngaho. Numva Taifa nawe ni umunyarwenya, nuko wenda ariko wa mugani Taifa ngira ngo wa mugani namurenganyije, hari ibintu wa mugani ngira ngo mvuze wenda nari kuvuga umuvandimwe nawe yishobora kuba namurenganyije. Zego umuntu ngwa mipango, yes sinde kuvugira mipango, sinde kuvugira na Taifa, mba ndimo hagate bose nta numwe mvomera amazi. Ahubwo kirumba ngira ngo mumenye ukuri niko kuzaba batura. Ngwa mipango ngo mu modoka, wa mipango de mumubona live buri munsi ra. Nazara nabari kuri live, buriya bari mu modoka. Imodoka igira background y'igikuta se. Umva rimwe na rimwe nyine ari byo bita mu Gifaransa connaissance générale. Nibura ubura n'ubwenge buhuza ibintu. Mwumva nkanjye nshobora kuza nkakubeshya, ariko nibura nkakubeshya nkagerageza gushyiramo ubwenge ku buryo nshobora kubeshya n'ibintu ntunabimenye. Akoze ngo umuntu ngo arara mu modoka, ari kuri live ya Instagram, ari kuri live ya YouTube, inyuma ye hari background y'igikuta. Se imodoka ibaye igikuta. Taifa yego nibyo komeza ubeshye, ariko ujyageze kubeshya ibintu biri mu bwenge. Kuko kano gapranka ka Gasuku kazagenda kagusunikira iminsi, amakuru yo muri APR ya buri munsi ntago wayabona Taifa. Ntago wayabona kuko bisaba kutega amakuru urubuga rw'imikino rwa hano, ugenda ukurama agakuru uterateranya. Urabizi ku bwaraguze ukuntu wagiye ukabeshya, usinkuru wabeshye ku bwarage, rage turihurira haramwe ndamuwaza se rage. Ibintu Taifa Bruno yatangaje nibyo. Taifa sebu rage nasanze atanakuzi pe, abantu barabyuka video twafatiye hariya twari batatu. Mbaza rage nabase kwitwa Taifa ngo yavuze ko mwavuganye, ngo amubwiye ngo ukuntu ngwerekeje ngo muri Murera. Taifa twavuganye he? Umuntu nanazi ko nta nimero yo muntu witwa Taifa nzi. Namwe ni Taifa umwe wajya gukorana na Regis, wajya gumwihomekaho ukuntu asubiramo ibintu avuze ntago umuzi. Rero wana ngewe no mupro kenshi ntago nagiye mba ndi mu Rwanda, nagiye mba ndi muri za Sweden, nagiye mba ndi muri za Sun Vikings n'izindi kipe zitandukanye. Amakuru y'inaha buriya umuntu ajya apfa gukurikirana n'umuntu witwa Anta Biganiro, ariko witwa Taifa we simuzi. Rero Taifa wenda singiye gusoza, ariko nabako wana ko Gasuka gufasha.
nibo wakoze ikiganiro cye birakunda nabonye wabonye views utarusanzwe ubona nagwa wazerukaga zira views bitewe nuko rega ibintu byo muri aperi na Rayon abantu bari i Kigali ni babibarusha Taifa ntabwo babibarusha rero niba icyo gishoboka nuko wahimbira kwa Gasuku ntuzi ko wahimbiye ntanjye ukanzana koko buri no Taifa wanshyize mu mwandiko ute naho rwose byo kuba ugiye kuza i Kigali byo nibyo byo ni ukuri ugiye kugaruka uko nabwiye ko kujya gubeho nga muri Amerika terateranya waza n'ubundi YouTube ukayikorera inaha ushobora no kuza hano kuri office hari icyumba kiba kiri aho ngaho kitabamo umuntu waza hano tukaba tuguhaye icumbi Taifa kuri office hari icyumba naberetse urabona winjira hano muri studio ku ruhande burya hari icyumba gihari kirimo dushe na toilette kimeze neza Taifa Burino waza ukaba wibereyemo nta kibazo hari kamera hari internet hari abakameramani tukaba tugutije umwe nta kibazo na kimwe gihari ngibyo nguko hano kuri Kasuku Media mukora subscribe cyangwa mukabyihorera sinje kubabwira ngo muyikore rwose naba ngiye kujya mu mujyi utandukanye n'uwa mwenyewe wa Mipango.